Muraho neza abakunzi ba L55 TV show. None rero tugarutse kubagezaho ikindi gice cya ya nkuru ya Rose na Mark, ya nkuru y'urukundo rwa Rose na Mark. Aka kanya tugiye kubagezaho akandi gace rero soje akandi gace. Peter ahamagaye Mark, amuhamagaye ku rubyiniro, nyine amuhamagaye kuri stage, ngaze amupresent abantu, amwerekane nk'umuntu wamutabaye, nk'umuntu wasevinze ubuzima bwiwe. Ubwo rero mu gihe bari bakimuhamagara hakuno, aho Rose na mama we na papa we na murumuna we n'abandi bantu bicaye, ariko cyane cyane kuri iyo table ya Rose batangiye gucirana amasiri, bari kuvuga isi uwo muntu bari kuvuga ninde nyine. Rose ari kuvuga ati Mark se nuwuhe, bimeze bite? Muribuka ko nyine aribwo yaraje kuri stage, bakimubona Mark nyine aravuna ko Rose aravuga ati uriya muntu ni Mark nzi cyangwa bimeze bite? Noneho papa nawe aravuga ati urasi wa muhungu, si wa muhungu wari mwari muri kumwe muri cyagiye muri kakagare handi, cyagiye mwari mwafashwe handi hejuru. Mama aravuga ati nanjye ndabona ariwe, ahubwo yageze hano gute se, yabaye umusirikare gute? Noneho Rose aravuga ati papa, nyuma y'ibyo wakoze byose se ubu ngubu uri kubona nyine nta wari uzi ko nyine bizarangira kuriya, nyine nta kindi kintu nta hantu azagera ngo agire ikindi kintu ageraho. Gusa nyine na Rose nawe ntago yari yabyumvisha, ntago yumva ukuntu yaba yarabaye umusirikare, ntago nyine nawe ari kubyumva, yatunguwe. Mark we yaraje ajya imbere aravuga ati njye nitwa Mark, ndi umucuti wa Peter, ariko ntago turi inshuti cyane, nyine twabaye inshuti cyane wenda ari uko hajemo akantu ko kumutabara, kuko nyine uyu ni afande wanjye, ndamwubaha, nyine namutabaye bya bindi byo kuvuga ngo turi ku rugamba, turi kumwe nyine nk'abasirikare, kandi uko turi ku rugamba tuba turi abavandimwe, ni nk'uko nawe yabikora, nta bintu birenze cyane. Peter avuga ati hoya, ni ibintu birenze, kuko aka kanya ntago nakabaye ngihumeka, ntago nakabaye ndi hano, yaba atari wowe wabashije kuntabara, yaba atari wowe wabigizemo uruhare, yaba atari wowe nyitangiye ugafata isasu ryanjye, nanjye aka kanya ntabwo nakabaye ndi inkuru iri kubarwa, nakabaye narapfuye. N'ukuri kw'Imana warakoze kandi cyane, warakoze kuba warantabaye, kuko kuri njye nta kintu ari kwifasha pe, byari byandangiranye. Mark aravuga ati hoya bro, nta bintu birenze, nyine urafande wanjye, nari mfite gahunda, nari mfite inshingano zo kugutabara, urafande wanjye, nyine nagombaga kubikora. Kandi n'ikindi si no kuvuga ngo urafande gusa, niyo aba ari umusirikare usanzwe nari kubikora, kuko nyine biba ari ngombwa. Nicyo cya mbere mu gisirikare, ikintu mudutoza, ikintu twitoje, ni ukuba ijisho rya mugenzi wawe, ni ukuba umuvandimwe wa mugenzi wawe. Mu gihe ubona bimeze nabi, uba ugomba gutabara uko byagenda kose. Maravuga ati rero nta mpamvu yo kubigira ibintu bya cyane. Peter aravuga ati okay, nta kibazo, kandi agushimira, nanjye ikintu uzansaba, ikintu uzumva ushaka cyose, ewan, a promise ko nzakiguha, promise ko nzagukorera buri kimwe, nanjye ubuzima bwanjye watabaye, nanjye nkazagira ikintu nkwitura. Peter aravuga ati we nta kibazo pe, numve ko nta kibazo gihari, kuba naragutabaye nanjye ndabyishimira, kuko nyine ewan, uri umuntu nyine ukomeye kuri njyewe, nanjye ndabyishimira, kandi nishimira no kuba nyine natabara n'ubuzima bw'umuntu, kuko ni inshingano zacu za buri munsi. Nyine akazi kacu no gutabara abantu, ni ukujya aho rukomeye, ahandi nyine abantu bumva ko bidashoboka, twe tuba tugomba gukora ibintu tukabishobora, nyine tukerekana ko bishoboka. Peter aramubwira ati rero reka nze nkutembereze, ngende nko presenta abantu, abanza kumutembereza ku zindi inshuti ziwe, ku handi matable, amutembereza ku babyeyi biwe, agenda mu presenta, nyine biza kugeraho noneho amugeza kuri ya table yicayeho Rose n'umuryango wiwe. Arangije aramubwira ati rero Mark, uyu ni Rose, yahereye kuri Mary, aravuga ati uyu ni Mary, ni berser wanjye, agera kuri papa wa Rose aramubwira ati uyu nguyu ni
ni databukwe nyine niwe ubyara madamu wanjye. Gusa nyine mpuza Mark we ntabwo ese naho nyine ari guhita bikurura cyane, kuko nyine uwo mugabo babonanye muri Rwaserera ntabwo yari yamumenya. Gusa nyine nako papa wa Rose we yamumenye, yagize n'ubwoba bwo kumusuhuza, akajya kumuha ikiganza bikanga nyine, nta wapi nyine, ufite ubwoba bwinshi. Harangije amwerekana na nyirabukwe nyine, nawe aramusuhuza, nawe afite ubwoba nyine. Birangije Rose we asa n'uwanze guhoza amaso, nawe yarebye hirya. Arangije Peter mukoraho ati sheri bimeze bite nyine. Rose agihindukira ahita kubitana amaso na Mark ahita amuvuga ati Rose. N'undi nawe aravuga ati Mark nyine. Peter aravuga musanzwe muziranye se? Muziranye hehe? Muziranye gute nyine? Bimeze bite? Peter nako Mark aravuga ati ntago tuziranye cyane nyine, nta bintu birenze, ntago birenze. Rose ahita avuga ati hoya ntago tuziranye, ahubwo nuko nyine wajya gukunda kumubwira, wajya gukunda kumuvugaho nyine. Niyo mpamvu ubwo mu gihe bakivuga gutyo, noneho Peter we nako Mark yahise asubiza amaso inyuma, ahita areba papa wa Rose. Papa wa Rose we yubitse umutwe, ntashaka guhuza amaso na Mark, kuko Mark nyine ahise yibuka nyine ko aribo bamufungishije. ahise amwibuka neza, yarebaga isura akabona hari ahantu ayizi, ariko akaba atari guspecializa nyine aho ayizi neza. Ahubwo noneho nibwo yakamenya ko ari wa mugabo wamufungishije, nibwo yakamenya ko ari papa wa Rose. Ubwo nyine Peter we nyine nyine we yahise afata ko nyine ari uko wenda yakundaga kubwira madamu we ko hari umuntu witwa Mark yamutabaye, na Mark nawe akumva ko hari umudamu witwaga akumva ko na Mark nyine ariko akundi yamubwiraga ko umudamu wanjye yitwa Rose, yitwa gutya na gutya. Nyine we yabifashe gutyo, ariko ntago azi ko nyine hagati aho ngaho baziranye, ntago azi ko bigeze gukundana, ntago azi ko papa wa Rose yigeze gufungisha Mark, ntago azi ko kugira ngo nyine agiye ajya mu gisirikare yagiyemo yari uko yari ari muri gereza, kandi byose byatewe na papa wa Rose. Ubwo rero Peter we yarabahuje nyine, baravuga ati noneho ushatse waba wicaye hano, noneho nkagenda nkaba ngiye no kwakira abandi bashyitsi, nkagenda mbaha ikaze nyine abashyitsi banjye. Aravuga ati wicaye hano ubuganira n'umuryango wa madamu wanjye, mwe mumenyana ni byiza, na nkuko nanjye ndi kumva nyine abantu bose bo muri famille, nawe uri umu brother wanjye, uri umu bro wanjye, mugomba kumenyana nta kibazo. Noneho nyine ubwo Peter we yaragiye abasiga aho ngaho. Rose yabuze icyo avuga, Peter yabuze icyo avuga nyine, nako Mark yabuze icyo avuga nyine. nta n'umuntu n'umwe nyine kuri iyo table. uri kumva mama wa Rose arishinja icyaha cy'uko nyine yagambaniye Rose, bya za mpapuro bandikiranye reka ntabwo yigeze zitanga. Papa wa Rose arishinja icyaha cy'uko yafungishije Mark. Mary wenyine aba ari aho ngaho utazi ngo bipfa n'ibiki bikira n'ibihe. Rose nawe yumiwe, ari kwibaza ukuntu Peter yaje guhura na Mark, ari kwibaza ukuntu Mark yaje kuba nyine ageze aho ngaho, yageze mu gisirikare. Ntago ari kubyumva habe na gato nyine. Papa we nyine we yaravuze ati mwana wanjye meze ute se, bimeze bite? Mark aramubwira ati nta kibazo nyine. Mark nyine ni umuntu woroshya ibintu, ntago nyine ashaka kubigaragara ku kanya. Yarangije Peter we aragenda. Peter mu kujya guseriva abandi nyine, mu gihe ari guseriva abandi, Mark yarahagurutse nyine. Mu guhaguruka agiye, papa wa Rose aramukurikira, aragenda nyine. bajya ahantu niba yaragiye mu bwiherero mu gakorodoro kaho ngaho. Rero kaho nibwo nyine Mark ari kugenda, papa wa Rose yamukomyeho, amufata ku bitugu, aramubwira ati mwana wanjye
ndakwinginze umbabarire ibintu byose nagukoreye, ndakwinginze umbabarire ku byo nakoze nyine byatumye wenda utandukana na n'umwana wanjye, ariko umbabarire, nanjye namushakiraga ubuzima bwiza, nashakaga ko nyine ibintu bigenda neza hagati ye nyine na sheri we, kuko bari bateganyaga ubukwe, bateganyaga kubana. Ntabwo nashakaga rero umuntu uza kwitambika mu buzima bwabo. Ibyo nicyo nangaga, niyo mpamvu wenda naba narakoze biriya. Ubwo nyine mu gihe bari kuvuga ibyo ngibyo, Rose nawe yabakurikiye, yaje hafi aho ngaho, yaje inyuma yabo. We arangije mu kuza nyine nyuma yabo, nyine we yabatega amatwi yumva ibyo bari kuvuga. Peter aramubwira ati se abwira nako Mark abwira papa wa Rose, aramubwira se byari ngombwa ko unajya no kumfungisha, byibura wakabaye warandetse, wakabaye warajyanye umukobwa wawe njyewe ukandeka, bagiye kumfungisha ngo bigende bite? Kamakuru mbizi neza ko bambwiye ko ari wowe wamfungishije. Papa wa Rose aramubwira ati ariko njye nari mfite ubwoba, ni ikibazo cy'uko nari mfite ubwoba bw'uko nyine byanga binoga n'ugenda uzongera ukaza, n'ubu ukiri hanze uzongera ukaza guhura na Rose, bikazagira aho biba ikibazo nyine, bikazagira aho mwongera guhura. Ati rebana n'ubu ngubu nubwo wagiye, Rose yahoza kwirukanka inyuma, yagize ate kandi azi ko utari uhari, yaranakubuze ati yahoza kwirukanka inyuma. Mu gihe bakivuga gutyo, Rose nawe ahita azana umujinya ati papa ntumbwire ko wabikoze, ntumbwire ko wagerageje gufungisha Mark, ntumbwire ko igihe cyose namushakiye nkamubura ari wowe wabigizemo uruhare, ari wowe wamufungishije, ari wowe watumye nyine afungwa. Ntabwo nabyumva, ntabwo nabasha kubyumva ibingibi, ntabwo nabyumva, ntabwo bibaho. Papa ubundi uri umuntu, uri inyamaswa, uri iki nyine mu bintu rikiti, ntabwo bishoboka. Mark aravuga ati byo ariko ntabwo ari ngombwa ngo tuze guserera hano, ntabwo ari ngombwa. Abwira papa ati bugiye, ntabwo dushaka ko hano haza kuba ibibazo, ntabwo nshaka ko hano haza kuba ikibazo gikomeye cyane. Noneho ubwo ngubwo mu gihe bari kuvuga gutyo, ubwo papa wa Rose aragenda nyine. Mark aramubwira ati watuje, ndabizi ko nyine wenda simbizi nyine, sinzi niba wari unanabizi, gusa nyine njye bari baramfunze. Umunsi ukimara kugenda, nanjye bahise banjyana muri gereza. Ahita amubwira ati ahubwo wowe kuki niba bari bananjyanye no muri gereza, ko mbizi ko nakwandikiye ko nta munsi wigeze wira, nta munsi wigeze cyangwa wire ntakwandikiye, kuki utansubije? Kuki byibura utansubije ngo mbwire kuri muzima? Kuki byibura utansubije ko mbizi ko nakubwiye ko ndi muri gereza? Nawe ntawe utaniye n'ababyeyi bawe, ntawe utaniye no kuba nyine nawe ntawe utaniye no kuba nawe uri nka mama wawe cyangwa nako ntawe uri nka papa wamfungishije, ntaho umutaniye. Niba byibura nari mfunze, byibura niba wenda wowe warashakaga kubonana nanjye, kuki nakwandikiye umunsi ku munsi, buri munsi nkakwandikira, kuki wowe utansubije? Mu gihe nanone bari kuvuga gutyo, ubwo Peter yaje ari nyuma yabo, yaraje nyine arisa n'ugiye kubahamagara, agiye kubabaza niba bamenyanye, ariko yumva nyine hari ibintu bari kuganira, aravuga ati reka mbanze ntega amatwi numve. Ubwo ngubwo Rose aramubwira ati ariko njye nanjye nagerageje uko nshoboye, nagerageje kukwandikira, ariko nyine nanjye ntabwo wansubije, nanjye ntabwo wigeze byibura umbwira ngo umeze ute, nanjye narakwandikiye. Peter aramubwira ati none se ko ngiye mbizi ko nakwandikiye nako Mark, ko mbizi ko nakwandikiye umunsi ku munsi, ko mbizi ko ntako ntagize, ko mbizi ko nta amakuru yose nayaguhaye, wowe mu kuyafata, mu kuyakira, ko nta baruwa yawe nimwe nigeze nakira, yagiye he ko nzi ko njye nakwandikiye? Ati nyuma yo kumbeshya ngo urankunda, nyuma yo kunsiga muri kiriya cyaro, nyuma yo kumbwira ko kumvikana ko tukwandikirana ubuzima bwacu umunsi ku munsi, yego nari ndi muri gereza, yego papa we yari yaramfungishije, yego papa we yatumye ubuzima bwanjye bwose bupfa, ariko byibura wenda wowe wari kunyandikira, wari kumbwira ukuntu ibintu bimeze. Yego niba utarashakaga no kubana nanjye, niba warananyengaga, niba wari uri kumbeshya, wari kubimbwira nkabimenya, byibura singire kuba wenda nzi ngo hari umukobwa wenda twakundanaga, singire no kuba nzi ngo
ise yiwe yaramfungishije amfungisha nzira ubusa, byibura nari kumenya ko nyine nubwo bamfungishije nkamenya ko nawe utagihari, nkamenya ko n'ubundi ntacyo ndi kurira nta n'icyo ndi kurwanira. Byibura rero bari kuba warabimbwira, bari kuba waratandukanye na so ukabimbwira. Rose aramubwira ati rigana wikumva gutyo, wikumva ko ari wowe wavunitse wenyine, njyewe naragushatse, naje aho wabaga, narahageze, naje inshuro nyinshi, naraze ndabaririza, mbaza inshuti zawe zose zimbwira ko batazi ahantu wagiye. Urabizi ko nta n'undi muntu nari kubaza, umuntu nari nzi ni inshuti zawe nkeya, mama wawe ntawe uhari, nta muryango ufite, njye nari kumenya aho uri gute. Ati njye icyo nzi nuko nagerageje kwandika, ahubwo mu kwandika impapuro zanjye bwo yasanga zitarakugezeho nyine. Akijya kumubwira ati ni kanaka wenda nyine ntiwe urukumva ako kanya nyine biracyane mu kavuyo, ntaramubwira ko wenda ari mama we wazifashe, ntaramubwira ko izo make yohereje nawe ari mama we wazitangiraga, zose nta n'umwe zigeze zigeraho kubera ko wenda batazaretse. Nyine ntaramusobanura ko impapuro zihari ari iza make zabonetse zari zihari, ari n'iza Rose zari zihari, ahubwo ikibazo ari uko wenda mama wabo yitambitsemo hagati ntagirite ntazijyane. Noneho Rose aramubwira ati riga buriya nubwo ubona gutyo, nubwo wenda ushobora kuba ubyumva gutyo, ariko nanjye nagerageje kukwandikira, nagerageje kubikora, ahubwo nyine hari ukundi kuntu byagenze, kandi nanjye urabizi ndagukunda, urabizi ko nagusezeranyije ko nzagukunda, urabizi ko nagusezeranyije ko nzagutegereza. Makaramubwira ati uya ndabibona nyine ko wansezeranyije ko uzantegereza, n'ikimenyimenyi nta mugabo ufite, hari umugabo ufite se, ntuba wenyine se? Mu gihe bari kuvuga gutyo hari undi muntu waturutse hirya, mu gihe aturutse hirya rero bakikanga babonye Peter. Mu kubona Peter rero, Peter nawe yaje yarakaye, ahita nyine yumvisha ko n'ubundi bagikundana, yumvisha ko batamukunda, yaje ahita afata mu mashati Peter, nako ahita afata mu mashati Maka, aramubwira ati ubwo waje kuntabara, ubizi waje kuntabara uri kwiyoberanya, ahita amufata mu mashati. Rero reka tube duhiniye ahangaha kandi gace, reka twizere ko byibura kandi gace gashobora kuzaza ari akanyuma kuri ino nkuru, gashobora kuzaza karangiza ino nkuru yacu. Naho ubutaha tumenya hagati ya Peter se na Maka biragenda bite, hagati y'urukundo rwa Rose na Maka biragenda gute, urukundo rwabo biraza kugenda gute. Reka dutegereze turebe niba akandi gace kazaza ari akanyuma, ariko katanaje ari akanyuma nabwo twakomeza tukaryoherwa n'ino nkuru yacu, n'ino nkuru y'urukundo rwa Rose na Maka. Kandi ikindi babwira, share, comment and subscribe, ku buryo nyine kugira ngo ino nkuru igere ku bantu benshi, ukigera ku bantu benshi, uko abantu bakomeza kuyikunda niko nkomeza kugira imbaraga zo kubategurira n'utundi dukuru. Mbabwira ko ari mu rwego rwo kugira ngo dukomeze dushaka abantu, dukomeze tugere kure. Ejo bundi ndi kubategurira na filime noneho isanzwe, filime nyafilime izabageraho nayo iciye kuri channel ya L55 TV show. Rero kora subscribe niba utarayikora, kugira ngo iyo filime ntizagucike. Ndagusezeranya ko izaba ari filime ewana yataje.